ariko nta kintu kidasanzwe kubera ko intambara bafite ni izina onuri izina buriya abanyamakuru nibo abantu bajya bakabya barakaza none ubundi umuntu wese nta rugo na rumwe gwera rubaho cyo ni cyambere abantu uzantera amabuye azaze kubivuga no kuri kamera uzamuhe microphone ndara kwa pasteur habe nijoro pasteur agwana n'umugore nyakugwana se nukuri kw'Imana baragwanura byumva Okay, reka nongere mbaye ikaze bakunzi ba Muyoboke TV ndetse na TikTok TV nizere ko meze neza cyane mwese aho muherereye hirya no hino ku isi. Mbaye ikaze muri kiganiro nitwa Aimable, hanyuma ndi kumwe n'umukozi w'Imana yitwa Muyoboke. Hagiye njyaho ni Alex. Muyoboke Imana mu Rwanda shaka William. Yes. Ariko ba Muyoboke benshi bakunze kwitwa ba Alex. Ahubwo ba Muyoboke ni bake. Ba Muyoboke. Byo zina rigira abantu batarenze 10. Kuri iyi si se ahubwo 10 ni byinshi 10 ni byinshi jewe nzi batatu hari Muyoboke wowe akaba w'Icyangugu Pasteur akaba na Muyoboke wundi nimba ari umusegege wiri azamebonda gutya abo ni buzi bashaka kuba atari benshi cyane ubwo se bandarishizeho ni bangahoze bandarishizeho ababara ni nka ID Andarishize ningaye mupesa muri Kenya umugabo mwegeze guhamagara undi ngo mbagaze kuri mupesa ngo ahantu ari mupesa ariko nguseko ngoko nakubuze ngo mbagaze ahantu ari mupesa iyo case nawe na ejo njana n'umuntu mu mujyi nakiwe yaje nyuma noneho asangayo noneho arangije ndamwe ko ntabwo azi Nairobi arambwira ati rero ndamuhamagara arambwira ngo ndahantu handitse Samsung Galaxy ndabahise nuko ko Samsung Galaxy mu mujyi wa Nairobi ni warenga inzu zitatu itahari mubone kabisa byansize amasaha menshi ngo ikaze mu kiganiro. Yes, thank you. Turashima Imana ishimwe cyane. Uyu munsi turazogenda tuganira ku bintu byinshi bitandukanye. Hanyuma muri ibyo ngibyo bitandukanye rero uyu munsi turaza kwibanda, ariko mbere yuko tugera ku cyo tuganira uyu munsi reka mpere kuri comment z'ubushize. Nshaka kugira ngo iyo comment uyikomozeho. Hari umuntu wavuze ngo ishusho ya Yesu twagereranyaga nk'ishusho y'umuntu udasamaje, umuntu utari mwiza. Bati nizere ko mwatebyaga. Bati kuko ntago ari yo shusho bavuga, si iyo shusho ya Yesu bavuga. Bavuga ishusho yiwe ngo yo kumusaraba. Ntekereza ko ari uko kuntu yabivuze. Mbabarira gato iyo ntuze ndahita nyibona byose cyane kubera ko iri hafi cyane ntabwo iri kure na gato. Yaravuze ati okay. Okay, ishusho muvuga ndibwira ko mutebza ishusho ivugwa kuri Yesu yari afite itifuzwa ivugwa na Yesaya yari iyo kumusaraba, ntabwo ari ya apparence physique. Kuba mumukuraho iyo muhuza rwose ibitari byo, kuko hariya havugaga imibabaro ye ku musaraba, ari nayo ituma agira ishusho itari nziza. Clearing abantu dutambuka. Okay, ubu ni ishusho ibamo ubwoko bubiri. Deja niyo yonyine yo ku musaraba ntabwo imugize mwiza. Nawe aremera ko itamugize mwiza. Yes. So buriya ishusho y'ibyaha Bibiliya ivuga Yesu ari ku musaraba nasubwe yamuteye umugongo. Nasubwe. Iyo tuvuga ise n'Imana ntabwo ari Yosefu. Yego. N'Imana ubwayo yaramuteye umugongo. Nkuko ishusho yari afite ku musaraba
nta kintu na kimwe cyari cyo kuyifuza, yego, so ntiyari nziza. So Aha. ishusho rero yo mu buzima busanzwe, nubwo umuntu yaba ari mwiza ku isura biteye ubwoba, yego, ariko iyo akaba afite ishusho y'igisebo, uwo muntu ntabwo aba ari mwiza. ntabwo aba ari mwiza. So Yesu ishusho ye byarangiye ari y'igisebo, byarangiye ari igisebo, y'isoni, yego, y'ikivumwe, kuko already umuntu batwara igorigota, igorigota ubwawo wari umusozi wavumwe. Iyo bawukwerekezagaho nta ntungane yerekeraga igorigota, inyabihanga, yego, ariko turashima amaraso ya Yesu. Ubu ngubu umusozi w'igorigota usigaye umuntu wese ugera muri Israel niyo garuka atageze igorigota, ntawe utageze igorigota, ngira ngo basa n'utagezeyo. ubu ntibagezeyo, nta foto ubuzanye, nta foto. So ni ukuvuga atravere y'amaraso ya Yesu yogeje uriya musozi, okay, ariko ubwawo uriya musozi ntiwajanwagaho abantu beza, yego, so Yesu rero nta wakwifuza kubyara umwana umeze nka Yesu, okay, ariko ubu ngubu twamwifuza twese, ariko mbere Yesaya rero yaravuze ngo ntiyari mwiza, ntiyari anafite n'ishusho ishamaje. Twahera kuri iyo y'igorigota, ariko n'ishusho ye y'akavukire yo kubyarwa, yo kuvuka kwe, Yesu ntabwo yari afite ishusho. iyo rero niyo avuga ko bitari byo, none waravuga ko ari mwiza, ngo yari birashoboka, wasanga yaramubonye nta wabimenya. hanyuma ako karagaciyeho, n'izindi comments zitandukanye, wenda hari igihe rimwe na rimwe nk'inziza ziri positive, ni byiza ko abantu bazoza bagira ico basobanura. Ku rundi ruhande ndagira ngo mbwira abantu, nabonye umuntu wanditse muri comment avuga ngo mu mvugo yacu turasa n'abatesha agaciro ngo twigwaneho tubita abaseviri, ngo 99% avuga ko twabise abaseviri cyangwa se twigwaneho twayise iy'abaseviri, ngo kandi barakoze amahugurwa n'amakosezi n'ibindi. Ariko ntekereza ko icyo twashaka kuvuga nuko n'ubundi twigwaneho yatangiye n'ubundi ari abaseviri. Ibyo ngibyo ntago na n'ubu biracari abaseviri, na n'ubu ntekereza ko jewe papa wanjye ayibamo n'umuseviri. So n'abaseviri bigwanaho, yes, niyo tunavuga leta ya Kongo tuyishinja kwica abaseviri, yego, yes. Ibyo ngibyo rero ntekereza ko nta kibazo na gito kirimo. Hanyuma uyu munsi nabanje kuvuga ngo mbere yuko twinjira muri topic n'ubundi yaza kwinjirana nabyo, nabonye uyu munsi waje wifunze cyane, ndamva ese hari ahantu ugiye kubwiriza cyangwa wenda hari indi gahunda y'ubukwe cyangwa ibindi bintu, kubera ko watekereje kwambara gutyo munsi? Kuri nje nta mwenda ngiraho ku cyumweru, nta n'umwenda ngiraho ku wa gatanu, unjemo niho nambara. Nkuko njyewe bya bintu wowe bagukubitiye kera bakubwira ngo ntukaza wambara ihuzo n'akazi rimwe niyinga, ntago byagufasha, ufuye n'iposho. Hari ikintu kimwe by the way kuri nje, nta munsi uruta undi, okay, nta munsi uruta undi, iminsi yose kuri nje iraresha. Ubwo ntugira cagiye cy'abandi ngo urasonesha Noheli igiye kwinjiramo? Oya, nje nshobora gusonesha mfite nk'abakiriya badasanzwe, mfite umugambi wo kubagurishaho biri expensive, ariko umunsi ngiye mu ikanisa ni nawo munsi ntunatwara akamambiri, kuko mu ikanisa ni nk'umutima Imana ibishaka. Iki kintu nongere ngigarukeho, uzarebe nk'abanyamurenge cyane cyane baba hano Nairobi, iyo bagiye gucuruza nk'amaprotector, usanga ari wo munsi atwaye ishakoshi ishaje, igishate gishaje, buriya ni ugutesha agaciro ikintu ubugurisha. Ariko umunsi agiye mu rusengero akaba ari wo munsi yambara neza, kandi hari ahantu yari yambaye nabi niho hamutunze, ni naho hatumye abona imbaraga zija mu rusengero. Jewe numva ariwe yagakwiriye kwambara neza mu rusengero, ko undi atari bubwiriza, ubundi uri bubwiriza akaba ari gutahana ituro, ni ukwiriye kwambara neza kuko ni ubugiye mu kazi. Birumvikana, kubera ko nta mpamvu yo gusuzugura akazi. Hari umuntu, yes, buriya ni ukuvuga iki, buriya inshuro nyinshi abantu twifuza ko batwubaha, kandi twebwe ubwacu tutiyubasha. Yego, ukumva nimba usuzugura ucuruza ikintu like protector cyangwa ikindi cyacu cyose, ariko wowe ubwawe wabanje kugisuzugura kandi kigutunze. Yego, ni gute ngiye ukizanira ntagusuzugura?
kandi wowe nyiri kugicuruza wowe ubwawe wagisuzuguye so ugomba kurespektinga yego ugomba kucyubaha kugira ngo n'abandi babone ubundi abandi bagomba kuza ari intambwe ya kabiri nimba reka nkwereke wowe uri TikTok yego cyangwa njye ndi Muyoboke TV yego kajya nkubwira ngo sharing ibiganiro byanjye kandi ngewe nyiri cyane utabisharing urumva kajya nkubwira kuki udasharing kandi ngewe ubwanjye ngewe muri telefone yanjye mfitemo abantu 7,000 mu gitondo iyo mfite video nje ndabasharinga uzaruha zambroke kuko nta kindi duhuriyeho nuko mbasharinga kuko nta muntu watsindiye isoko yo kunyamamaza nta n'umuntu watsindiye isoko yo kunkunda nta n'umuntu watsindiye isoko yo kumvuga neza so mimi binafsi nkwiriye kubikora abandi bakazaza ari indi ntambwe ikurikiraho bakaza nyuma okay Evangeliste Muyoboke uyu munsi natekereje ko tuza kuganira ku kintu cy'umusitari kumenyekana uri mu bantu navuga ngo bazwi cyane noneho hari igihe rimwe na rimwe impamvu nakubajije uburyo uza wambaye hari igihe rimwe na rimwe utinya gusubiramo umwenda wambaye kenshi ndavuga kuri kamera cyangwa wajanye mu bantu kubera ko uri umusitari cyo ni icyambere hari igihe wanga gutega tukutuku kubera ko umuntu nakubona navuga ati ariko se Muyoboke nawe tuzi nawe yateze tukutuku ni ikibazo akaba igihe ushobora kwizirikaho igisasu runaka cyo mu buzima bwawe ukavuga ati ariko se ubu ngubu uyu mugore nubwo twavuze gusinya karamata ubu ngubu ngomba kubera ko kugira ngo abantu batanzamvuga niyo yakora amakosa angana gute ntago nagira ikintu mu blaming ngo kugira ngo bitaja kuri social media kumenyekana kuri wowe cyangwa ubustari ni byiza cyangwa ni bibi reka mperaho murakoze cyane ubundi iyo ngiye kuvuga ibintu biri seriye ndabanza nkivuga banita William by the way banita Muyoboke so kumenyekana bigira ibyiza ariko ibibi nibyo byinshi byo kumenyekana abantu bose bazifuza kumenyekana iki kintu bakwiriye kukimenya my friend abantu bose bazwi 90% birangira basebye abantu bose bazwi cyangwa abantu bose bari kumenyekana abantu bose bakunze gushira ubuzima bwabo imbere ya kamera yego bizarangira 90% isebye irindi 10 ryokotse baba bakora ibyiza baba bakora ibibi ufa kuba gusa kamera barayigutunze ukamenyekana kavuga cyangwa ugakora ikindi gikorwa kinyuze kuri kamera ku karubanda ube pastor ube umuntu usanzwe ubu wisi ubu w'Imana 90% birangira uwo muntu asebye cyangwa asebejwe reka nze nkwereke waba usebejwe waba usebye byose biri nuguseba reka nze nkwereke umuntu yakubeshera ikintu gaseba reka nze nkwereke urugero ari ukukubeshera reka nze nkwereke urugero okay nukuvuga iyo ufite isura yawe yego iyi sura yawe yamaze kumenyekana iyo sura yawe iba yarabaye ibiryo hari abantu bagomba kuyicuruza kugira ngo babeho bashobora kuyicuruza neza cyangwa nabi okay hari abayicuruza mu buryo bwemewe n'amategeko abandi bakayicuruza amagendo ariko abo bantu bose bikarangira bayiririyeho rero igihe isura yawe yamaze kuba ibyo kurya uzacuruzwa byanga byakunda abantu bazakuriraho bazakuvuga neza babeho banakuvuge nabi babeho rero reka nze nkwereke rero ibyago byo kumenyekana yego ni ibi ngibi okay ukora ikintu gisa n'icabandi hanyuma kubera ko wewe utameze we uzwi yego cya kintu ba bantu rero ba TikTok ba Muyoboke TV n'abandi bagahita babona umugati abo hano muri quartier hari umuntu wakora amanyanga ubu nyine ariko nta wanamunyuraho nk'umufotore wowe nta nubwo bubizi ariko ubu usohotse hano ugasanga nicaye ku ibuye ndi kurya igisheke iyo foto wahita uyifotora kandi
unyuze hano hanze ugasanga undi uri kukiryawe ntiwamufotora yego kubera iki rero nanjye nkoze ico undi muntu ayakora yego kubera iki ari njye ufoto yuko amureka ni ukubera ko ubonye ikintu ugiye gucuruza so ni ukuvuga iyo umuntu azwi rero ibyago bye biriruka bigenda nk'urumuri mu gihe abandi ibyabo nta n'ubyitayeho bigeze kubaza madame perezida Nkurunziza microphone gato ku munwa yego bigeze kubaza madame perezida Nkurunziza y'u Burundi atarapfa umugore we ubwo umugabo yari akiri perezida yego baramubaza abanyamakuru ati madamu niki kintu ukumbuye ati nkumbuye kuja mu isoko nka diskita n'abantu bagurisha inyanya ati turaguye 10 ati ndabaha 5 zana 10 gutyo ati ibyo bintu ndabikumbuye atariko aba bantu se turana bakwemera mbaza mbese botika ntago zakwemera ntago zamwemerera zinamwemereye abanyamakuru bakabimenya iyo foto niyo yayitinga iyo ni inkuru iyo ni inkuru so rero kumenyekana egare inkuru okay noneho kubera iki abantu ntekereza ko abantu navuga ngo abantu bose bo abenshi reka ndi kuvuga bose usanga ubu ngubu banyotewe kumenyekana banyotewe kuba abasitari twese tutaramenya ibi bibazo biva mu kumenyekana yego twumvaga tubinyotewe reka njyewe nkubwize ukuri yego uyu munsi ndamutse mvutse uyu munsi ubundi busha nkavuna uko bitojoboka narinda mfa nta muntu n'umunsi nico kintu narwana naco kutagira umuntu n'umwe umenya uguye muri rya jambo rya wa muntu kubera ko kuvuga ngo yagiye ngo kuba ngo mu marimbi ahunga abantu bazima kubera ko iyo wamenyekanye abantu bahora bagutega iminsi abantu bumva ko wewe uri marayika yego donc gitoya cawe usanga kivugwaho n'abantu nk'ibihumbi 10 yego kubera iki nyine uri umuntu wabo bantu okay uyarakuvuga ashobora no kuba atakuzi ariko nakuvuga ararya nakuvuga ararya ashobora kuba atakuzi ariko nakuvuga arabaho hari ijambo ndambwira abantu ikikwereka ko wamaze kumenyekana nuko buri muntu wese ukuvuze yakuvuga neza cyangwa yakuvuga nabi azungukiramo yego icyo nicyo kintu gikwereka ko uwo muntu yamenyekanye nimba utaragera kuri standard yuko umuntu ukuvuze nabi bimuvira nk'umugisha iri jambo nagitwaza ararivuze yaravuze ngo iyi Imana yahaye umuntu umugisha abantu bakuvuga neza bakarya banakuvuga nabi bakarya yarabivuze igihe bari baramubesheye umve bari baragize gute bari baramubesheye kubera iki baramubesheye bagize ngo bacuruze ngo bamusanze mu isanduku yego na n'uyo sanduku barayibuza abantu bakoze ariko ico ngiyo nkuru ibinyamakuru byarayicuruje barariye so izo ni intambara zo kumenyekana yego kumenyekana egari ibyago hari umuntu uzoburara ahita atekereza atari ko no kubitika inyuma kabeshera runaka ati kandi mubesheye hari akantu nakwinjiza mubesheye naryo ugahimba gutyo ngama nzuka ngahimba inkuru ibi mvuga abantu bose bazwi barabizi bazi ko ibinyoma bibaho abantu batarabesherwa nibo bantu bajya bavuga ko ibinyoma bitabaho ariko abantu bose bigeze kubesherwa umuntu agahimba inkuru akayivuga nk'aho akuze mutaranabonana abasitari ibindi kuvuga barabizi noneho reka se gatoya n'uwinjira mu buryo navuga ngo abantu n'ubundi basanzwe bakora judgment nyine y'ibintu runaka hari inkuru ubu ngubu navuga ngo abantu barimo buriya wakavuza inkuru wenda judgment yayo ukayigereka ku ruhande kubera ko ntubuzi ibiri behind y'iyo nkuru uranyemerera nkomoze gatoya ku nkuru irimo kuvugwa n'iy'umustar uzwi mu buryo bwo gucuranga reka mbivuge ni Nzungu ndetse n'umufasha wiwe Nyasafari bivuga ko uyu munsi umugore yivugiye ko uyu munsi atakira umugabo we ahubwo atumurikira undi mugore musha wa Nzungu
abantu baravuga baravuga ubyemera nk'ukuri niba warabyumvise. Bariya bavandimwe njyewe sinari nabazi ntabwo wari ubazi kubera ko ntazi kuririmba. yego ikintu cyose kijanye no kuririmba ntuzi gishobora sinjya nakireba. yego So sinari mbazi ariko nta kintu kidasanzwe kubera ko intambara bafite ni izina onuri izina. buriya abanyamakuru nibo abantu bajya bakabya barakaza. none ubundi umuntu wese nta rugo na rumwe gwera rubaho. Cyo ni cyambere abantu uzantera amabuye azaze kubivuga no kuri kamera uzamuhe mikrofone. Nta rugo na rumwe gwera rubaho. Nta rugo na rumwe ruri perfect. Yego. Nta mugore n'umugabo bajya barinda basazanye badashwanya. Yego. Urumva mugashwana bya hato ukivumbuka ku kazi ukagaruka nimugoroba wagize indimu. Nanjye kuvuga ngo level ziratandukanye. Urumva rero ico kintu kibaho kungo hafi nako ni zose zabiza nje nigeze kuja kubwiriza ahantu sizibagirwa ico kintu. Urabona ari gihe tuja kubwiriza ahantu badutumiye tugacumbika muri ico gihe ibintu byo kuja mu mahoteli byari bitaraduka kwa pasteur ibi bintu byo kujya mu mahoteli bije vuba. Yego nayo nundi mwuka nawe tuzovugaho wo mu mahoteli kandi ni mwiza. Ni mwiza kuko iyo munsi yo ndara muri hoteli aya makuru ngiye kuvuga simba nyavuze. Iryo joro ryarakoze ariko reka ako kantu tuzagavugeho kuko njyewe sinemera ko ari byiza. Wowe wemera ko ari byiza. Reka ndakubwira impamvu. So uwo munsi rero ijoro kurara no mu mahoteli byari bitaraza. Ndara kwa pasteur. Habe nijoro pasteur agwana n'umugore. Nyakugwana se? Nukuri kw'Imana. Baragwana urabyumva. None iryo joro ndavuga mana nimbyuka nk'abakiza ubwo se mu gitondo baragira isoni. Nimbeka bakicana iryo joro. Na ukishinja icyaha ariko sibwo abantu bica n'imbireba bica n'imbi aho nimbakiza mu gitondo ejo nzabwiriza tuzajana gute ibishobo iryo joro ryaragoye reka turekera aho ngaho urumva ariko so cyo nenda kuvuga ni ego nta rugo ruri perfect rubaho. Yego ruri gwera nta n'umuntu utagira amarangamutima. Nta muntu n'umwe udakomereka. Nta n'umuntu n'umwe utagira inshuti. Yego ushobora kutagira nyinshi ariko burya buri muntu wese usanga afite inshuti. Tuza tunasaba n'Imana tukabwira Imana ngo iduhereze ibitugu zo kuririraho. Yego ariko hari igihe uririra ku bitugu biri fake. Yego za bitugu uririyeho bigafata ya marira ndize bikashira public. Yego swat nimba nkomeretse nje ndi umugabo mfite umugore mfite n'abana. Yego nimba umugore wanjye arico tutumvikana kavuga mfite inshuti yanjye y'umugabo yitwa Aimable. Reka nje kuyireba cyangwa kohereza record cyangwa kwamagara ushaka kuba inshuti yanjye uri kure. Yego na kohereza record ngubwira ibiri mu rugo rwanje narizi kuri umwere hanyuma ya record ukayohereza abantu. Noneho byakubitanaga rero ko ndi umusitare bikaba biguye ku muntu ushonje. Ushonje ni TikTok. Ukavuga ati inkorera abonetse YouTube channel yanjye yarigize uko sidahembwa Uwiteka ndora ukuntu ujya wibuka ibyana by'inyoni. Urumva inkuru ikabirabonetse. Yego ibintu byari bitoya byari gushirira mu gikari bikaba bikwiriye isi yose. Yari amakosa mato cyane agiye kubyara amakosa manini. Ariko iyo niyo mbogamizi abasitari bagira. Nkuko umusitari yaririye umuntu ahita mubona mu inkuru yo gucuruza. Ariko rero hari ibintu bitoya urumva hari ibintu bito ariko hari n'ikintu kinini. Iyo umuntu avuze ngo nje n'umugabo wanje umugore wawe hari agatangaza nje n'umugabo wanje twatanduka ako kantu se ni gato. Imana ishimwe kuri umugabo. Ntabwo uratandukana n'umugore wawe nako mwashwanye ukaja mu kazi uzi ko utari bugaruke umusange.
yanagututse cyangwa wamututse oya nyine urumva ariko aho ni mu nzu none nawe rero iriya rikodi ashaka kuba yari mu nzu rero iriya rikodi none nega no kuba umuntu agusteye stress ushobora kumureka ukabwiye iwanya ukagaruka ibyo ni ibintu bisanzwe biri nomo ariko rero izi YouTube channel zacu nizanyu nizabandi bantu nizo zazikabye ibintu nizo zazikabye ibintu noneho iyo umuntu ari umustar rero yo yashira record hanze uyiguyeho akayeza abandi ubundi nongere mbwira abantu nimba umuntu akohereje record niwe wayohereje ntabwo yohereje isi ahubwo nje ndabwira abantu kutazoza mwohereza amarikodi uzi ko ari ayibanga ngo uyahe umuntu ibanga ry'abantu babiri ntago ribaho ibanga ni iry'umwe nta muntu utagira umuntu we uburyo wamubwira uzi ko habaye ibintu byo kudeprima depression bimaza ko ari iki ni igihe wagumanya agahinda kawe igihe wagumanya agahinda kawe ukazashituka umunsi umwe wuriye etaje ugasimbuka nibyo byiza oya ahubwo abantu nibagira ubumuntu ntabwo inyamaswa nizo zitazivuga membi nazo zigira uko zitazihana na communication nimba jewe mvuze ngo umutima wanjye ugiye guturika kubera ibibazo ariko ningera kwa Aimable nkaganira nawe hari ukuntu nuhukamo naho ngasanga Aimable ni bandi shetani nyamugomora mugani wa yacano yakayore na amapepo ugasanga n'ibibazo ahubwo oya ntavuga n'ibyo wamubwiye ahubwo aririkaho aravuga ati hari ibindi ntatanze my friend abantu nibagira ubumuntu naho kesi zo mu ngo zo ni ibintu bisanzwe utekereza iki mu gihe ubwiye umuntu ibanga cyangwa se umutumiye nk'iyo audio wenda y'ibanga y'urugo rwawe n'ibindi hanyuma bwaca mu gashwana icyambere umuntu wese ntumiye ico kintu uravuze ati kubera iki utumiye umuntu ibintu muri inshuti uyu munsi turi inshuti bwaca noneho habaye impamvu yo gutandukana gushwana nari mfite amabanga yawe nigeze kuvuga ijambo ryarebwe n'abantu benshi kuri TikTok rivuga agahinda k'intama buriya intama izibaho ubuzima bwayo bwose izi ko izaribwa n'ikirura n'inyamaswa ariko ikintu kiza gishitura intama nuko iziribwa n'umwungeri wayo mwungeri wayo intama mu kubaho kwayo ihorana igihunga ko izicwa n'inyamaswa ariko igitondo kimwe ikabona uwayihaye ibyatsi n'uwayihaye amazi n'uwayuhiye n'uwayihunguye niwe ufashe icuma akayica niwishe ibi bintu nuko bitoshoboka nta muntu w'umwizerwa wagakwiye kubaho kubera ko nta bantu bazamena amabanga yawe usibye ba bandi bakuzi ba bandi wita kuhungiyeho ariko jewe sinjya nkayo umuntu watanze rekodi hanyuma iyo rekodi ikaja hanze jewe nza nkayo umuntu bahaye rekodi agafusha icizere ubusa bamugiriye uwo muntu bakwiriye ubundi ngiye sinjya mvuga umuntu muyoboke niyo mvuga umuntu buri gihe cyose muvuga mu defend ariko bene uwo muntu bazamuzana uwo muntu aba ari umurozi usanga nimba ngewe ngize ikibazo utanga ayo mahena y'amakuru kavuga ngo ningera kwa Aimable umuntu agira abamuhu n'ibihugu bigira tuzubona M23 na leta ya Kongo ko bijidoha nubwo barimo kwitegura kujayo niba bazajayo sinzi nimba igihugu gihuza ibindi umugabo yagahujije umugabo n'umugore nta rugo rero ningo ziri kudukurikira zirabizi ko ibiri gusenya ingo z'abandi no mu ngo zacu no mu ngo zabo ibyo bintu biriyo hanyuma rero nkuko twabivuze ubu ngubu abantu benshi banyoteye kuba abasitari kumenyekana n'ibindi kandi hari ibyo byago nyine urimo kugenda werekana niko ushobora kubwira abantu wenda jewe ikintu nabwira abantu bari kureba ino video ukaba utaraje kuri kamera uzaje n'urwana n'umugabo bizagarukira kwa Landlord baravuga batugura ashaka ko yarya wenyine ariko nimba uje kuri kamera ukarwana n'umugabo sha uri mu gitumba zabimenya uri mirimba bimenye uri kuri Krisa bimenye uri Nyagatare abimenye uri hehe azabimenya so kumenyekana naranabivuze yego egal expensive
kumenyekana ni igisebo ni bibi nta ciza kibaho biza binaniza n'abapasiteri bagaseba ariko hari kandi agaseba nta kintu akoze kubera ahushije ijambo kuri kamera mu rusengero kandi guhusha si ibintu bisanzwe kandi guhusha ni ibintu bisanzwe uza abantu baganira hano ku gaterero birirwa bahusha guteshaguzwa muzi kunantu basiteshaguzwa ni bisanzwe ari kwinyagwa ya kamera agakubitwa n'inkuba so ishati wambaye rimwe abantu bose bahita bayimenya iyo wongeye kuyambara ni aferi ni inkuru ugura umwenda wambara kabiri ukazusiga gutera isoni uja kurya muri karesitora gaciriritse ukazurya nk'igisambu ntiyagira umbona wihuta kugira ngo usohoke ugenda n'amaguru abantu ati ndore yarakenye donc ubaho mu buzima bwo kwigengesera reka ubuzima nk'ubwo ngubwo bwo kuba wasebye kubera ikintu kiri nyacyo nyine cyabaye gisanzwe cyabaye nyine nta kundi ubigenze cyabaye cyagiye hanze hakaba n'ikindi abantu bakuremaho bakavuga bati nyamara muyoboke kubera ko ari izina ricuruza tuvuze ko twamusanze mu kabari byaba ari sawa byanaba ngombwa n'ikoranabuhanga ryaraje tukareba uburyo umutwe wiwe tuwuhuza n'icupa rya mitsingi byaraje tukareba uburyo nyine tumusebya ibyo bintu si bibiri hari icyabaye cya nyacyo hari n'ikindi baguhimbiye ntekereza ko icyo nabwira abantu bari kutwumva yego ntabwo turi kubwira abasitari yego bamenye ko abasitari atari imana ingo z'abasitari ni kimwe n'ingo zacu tutari abasitari ingo z'abantu ni kimwe n'urugo rwa so na nivuga nyoko biraso ako ni ikinyamurenge ni kimwe n'urugo rwa papa wawe na mama wawe bari mu kanyaga yego nimba mama wawe yarahukana akagenda akakubita icumweru iwabo akagaruka kandi nawe ukaba ubizi jewe nabonye umugabo papa wanjye yigeze kuza acuruza inka rimwe avuye ibuvira urabona ko akunda umuntu ruguru yavaga epfo mu mushasha abantu bose muri quartier bakaza kumubaza amakuru ibyo bita mpuruya abantu nyine mu muhana baza kubaza mpuruya bageremo umugabo n'umugore ntibumvi muri bya biganiro n'ubundi habamo nk'impaka nyine kwa kundi usanga hari impaka abantu bari ubwo nyine muzehe yari yababwiye amakuru byarangiye noneho igitaramo gisanzwe yego uyakazanize yego sinzi story umugabo yazanye umugore ntiyayumva umugore wiwe nyine aja muri side imwe undi aza muri ziba nka side ebyiri bamwe bashigikirikiye abandi umugabo aja muri no side umugore aja mu yindi sinzi ukuntu bavuze umugore avuga umugabo yabamusimbira umva ingumi ubu bari kugwanira mwacu baje kubaza amakuru urumva reka tubare iyo seni iyo abo bantu baza kuba ari abasitari nawe ukaba wari umunyamakuru cyane yanjye barabusitiza so uyu munsi abo ni urugo rwiza baranashingiye n'iyo sitori yaribagiranye nanjye imana imbabarire kuba nyigaruye ariko ntabwo mvuze umugabo wabaga abantu benshi so ntabwo mvuze mu izina so urugo rwabo rurubatse rumeze neza ingo nyinshi tuzi abantu benshi b'abagabo bafite abana hanze ingo zabo ntizasenyutse tuzi abagore benshi bafite abana batari ababo ingo zabo ntizasenyutse none rekodi yakwiriye isi niki cyabaye kubera ko ari umusitari nta kindi bari kuzira ibiri iwabo ni nabyo biri n'iw'abandi biri n'iw'abandi n'izi cano ziri kubivuga nabo ibyabo usanga ariko bimeze ariko aba nta kindi kintu bari kuzira bari kuzira kumenyekana ni bibi bigeze kunkubitamo amapingu umunsi umwe amapingu bamaze kuyankubitamo tambutse gutya mbanumvije umuntu ahise apureyinga amagambo yanjye kuri TikTok ngo isi wamujama reka urumva baba barantwaye bangejeje kwa DPC DPC ni umuntu w'icunga ahantu nyine muri abara atampaye nka pastor muyoboke ageze ati ugeze ino ati kandi hano nta muntu utazahanyura urumva ngo yambwiye atari simfite ubushobozi bwo kugukura hano ariko imizi uzohamara uzabaho neza so niciza gihise kiza so ibibi biraza n'ibyiza bikaza ariko ibibi nyine ni nabyo bigira imbaraga already ni ukuvuga ngo icyabaye kibi cya mbere ni uko abantu batangajwe nuko wafashwe
kandi nawe uba muri sosiyete kimwe n'iz'abandi nanyuze ku muntu aho kugira ngo avuge ngo uyu ndamuzi ahita yereka undi video ati kumbe nawe bo yamwambika urumva so kumenyekana ni bibi ariko sometime ahandi yego ni byiza ariko ibyiza byo kumenyekana ni bike gusumba ibyago nigeze kuja i Burundi ico gihe hari nk'ubwoba ukuntu kubera ntibumvikana n'abanyarwanda kandi ico gihe nari mfite passport y'abanyarwanda ngeze Kobero ni ku mupaka wa Tanzania ni Burundi wambuke Butare nari mvuye muri Tanzania Tanzania wanyuze Tanzania nanyuze Tanzania ngeze Kobero ntanze passport yanjye nako narinjira gutya muri migration mbamuye n'umupapa aba barampobeye ati ndagukurikira ati mbega ibintu byiza abafasha akaboko bantereyemo ikashe abanjanye muri restaurant arambwira ati nije deje wa hano aba maye nari ifite angeze muyinga hejuru tega bisi ndakomeza ngende yo nari konje so kumenyekana hamwe biba byiza hari utu opportunity ariko dutoya ariko ibyago byo kumenyekana biba bimeze ngo biba bigutegereje my friend icambere abantu bose bazwe babaho mu mwuka w'ubwoba ubwoba bw'iki nyine bikwiye kwanga uja gutongana n'umuntu ukabanza ukavuga abanyabwa bashobora kumfata record utangira kuvugana n'umuntu gusa guhamagara kuri telefone yatangira kukubaza nk'ikintu umunyabwa wasanga ari kumva ugashukira urumva ubona umuntu guhamagaye utakuzi ngo duhure ukumva ubwoba uyu muntu ashaka wiki so ubaho mu buzima bwo kwikeka mu buzima bwo kwikandagira aho nemeza ngo nawe cyane uja kugura ishati abandi bakakubwira ngo amadolari 30 ufite 10 ntudiskite ugahita uvuga ati nimba ishinye kunze wanze kudiskita batabona ko nawe warashimboka batabona ko ayo mafaranga kubanye menshi kandi koko yakubanye menshi nyine kandi ntayo ufite kandi bakubona kuri screen wabo akavuga ati ko afite byose izimana umustar kuko iyo ubonye umuntu kuri screen ugira ngo ntasanzwe kandi asanzwe hari akazi umuntu umustar atokora ibihe byose tubihora ari byiza shobora jewe nko mu buzima busanzwe nari umuyede mbere yuko nja kuri kamera ariko ubu ngubu nibwo abangurambereza iki biragoye zamuke etaje ufotore bate dore wa mu influencer wacu muri etaje nk'umuntu uzumbona kuri TikTok aziko William ari boss hanyuma mbone kuri etaje nikoreye amabuye noneho aka kantu hari akantu komojeho baziko ariko sibyo ariko sibyo noneho reka mbare mvuga iki kintu uyu munsi ushobora kuvuga ko bazima abastari bashobora kuba babayeho mu buzima abandi bantu batazi ni ukuvuga umustar siwe kandi kuba utari wewe biravuna abastari ngo bagira n'amafaranga nyine niko tuzi ariko nyine ngo ni nabyo ni make ari umustar umuhego mu gihugu iyo bazanye umukire wa mbere yaza nk'umustar hazamo ahubwo abastari twe tuzi ko iyo tubonye umuntu kuri screen hazamo abantu ba video yanjye turi gukora hano match izarebwa n'umuntu uri Australia irebwe n'umuntu uri muri Amerika irebwe n'umuntu uri muri Congo irebwe n'undi muntu duturanye uwo duturanye ni uzi ubuzima bwanjye aba bandi bose bazi kandi ikindi kintu ca mbere iyo tuje hano kuri kamera tuza turandama turi guseka tibazi indi side yacu intege nke baba bazi ko bari abantu ari imfura ari inyangamugayo ari abamarayika duhora tuza hano twasetse ntiba tuzi twarakaye rero iyo kubonye warakaye ahita fotora kugira ngo ahuze ya shusho ya kamera azabona kuri kamera ayihuze nuko abantu bakuzi reka nkwereke njyewe nabaye mu Rwanda mba muri ghetto hafi imyaka 2 so umunsi umwe nja ndavuga ariko nzahora njya muri hotel nta nifaranga mfite reka ngure gaze ngura gaze ngura n'udusafuriya kumuntu wabaye Nairobi
ni gute uzi ko abakozi na Nairobi baba bagira ari bake ni bake uwo mwuka w'abakozi hano muri Kenya tuhaba ni kimwe no hanze no muri Amerika ndavuga ariko wajya witekera sinzi ukuntu rero nagiye kugura utunyanya ku muhanda ku kibanda cyo muri cyo mu Rwanda urumva gura utunyanya ndataha ngeze muri gato yanjye habaga mu wifi ngiye kuri WhatsApp umuntu wa mbere narenze message ye ni umuntu wanyohereje ifoto ndi ku kibanda arambwira kandi uwo muntu uzi yari ari muri Amerika arambwira ati William uyu si we uri kugura inyanya reba kuva ku kibanda kugera mu rugo urumva ni hafi kera ifoto wayifotoye sinzi ngo ninde kera yageze muri Amerika kera yagarutse ubwo umuntu ushaka kuba yarayifotoye ni nk'umuntu wari uzi ko William ari umuntu udasanzwe no akubiswe n'inkuba abonye ni umuntu usanzwe uri kugura inyanya no agerageza guhuza izo pictures za screen ye n'ibintu ari kubona muri carte abarafotoye ni nkaho yohereje uwo mujama ati uyu si wa mujama wawe so ubuzima bw'abastare babaho mu buzima butari ubwabo niyo mpamvu benshi uzasanga batajya bagenda ku mama bahora mu nzu akabyuka nijoro izi gahunda zikaba abantu bagabanutse mu muhanda so ni ukubera iki ntabaye we kandi buriya ngugize nge wowe mable ukiyambura ubuye mable bwawe ukaba muyoboke icumweru kimwe nico kintu caba kikubereye umutwaro hari umutipe umwe ari filime ndimo ndeba nkunda filime cyane yitwa Pushpa akunda gushaka gurugadi noneho mu boss baramubwira atariko muri pause ariko atariko kuki ushaka guruka kandi hano mu kazi ati iyo myitwarire yawe uzayihindura baramubwira atagira ngo mpindure imyitwarire yanjye n'ukuntu igoye atabwo nahindura umu boss so kuba utari wewe icyo kintu kigoye muri iyi mpamvu tworoherwa nuko tuba twe umuntu akaba yakwigisha ngo nkanjye njyewe William nkunda gusabana nta muntu nanyuraho ntamuramukije nta n'umuntu nanyuraho namuteye ibisitori nka bitatu ngo aneze noneho ukumva ko nabireka uyu munsi wenda ubonye ikintu runaka kikubwira kiti ntiwemereye kuvugisha umuntu ntiwemereye kuja kuri kamera ntiwemerewe icyo kintu cangora icyakugora ngo mpure naye mable ngo ngwirengagize icyo kintu sinobishobora ngo nirigwe mu nzu ngo ndege kuja kureba abajama sinogishobora nyine uwo ni we so comme conclusion avuga ko ibiba mu ngo z'abastare ibiba mu ngo z'abantu bazwi ni ibisanzwe reka se nkwereke ku rugero niyo mpamvu navuze ngo umuntu wemera kuja kuri kamera agomba kubanza kwemeza umutima we gutuka iyo ureba video zo mu Rwanda kumustar umwe reka tubivuge ku rugero Kamuyango na Kimenyi urumva gushwana kwabo ntaca nitarabivuze ugiye mu Rwanda kese nyinshi ziba mu nkiko za divorce none se ni gute divorce imwe muri divorce miliyoni ariyo yamamara ikabigitangaza muri miliyoni nizwi so nta muntu ubanze nta n'umuntu uri kubarwanya ariko nyine izina ryabo ubwaryo ubundi izina umustar ubwaryo ni adui wako ubwaryo iryo zina rirakurwanya so urugo rwawe uzashwana n'umugore gato so uko ahita guhamagara ahita bimenya ati mbibonye abaturanyi bose bahita babimenya kubera iki kandi n'abandi bose niko bimeze so abantu be kumva ko ari ibitangaza be kumva ko byacitse ni media niyo igira gutya kuza ibintu ndagushimiye cyane muyoboke ntekereza ko ushobora kugira inama muri rusange muri izo kategori hanyuma dusoza iganiro inama nogira abantu bose bataraje kuri kamera bataramenyekana my friend mugume mwihishe iyo muri niho heza mwemuretse aho muri heza kurutaho mwifuza kuja inama nogira abantu bamaze kumenyekana nta garuriro riri mwaramenyekanye nimwakire nimubwire Imana ibahereza umutima wo kwihanganira ibitutsi
imana ibaremera umutima wo kwihanganira gutukwa. Muzatukwa n'ababazi, mutukwe n'abatabazi. Abatabazi nta kibazo babaye babaziza, bazaba bari kubacuruza. Hari umuntu wambwiye ngo iyo couple ya bene data jewe simbazi, yego sindanababona, yego so nundi n'abandi 90% ntibabazi na story yabo wenda ntibanayizi. Yego. So ariko already isura zabo ni marchandise, ni bicuruzwa. Rero abantu bazwi inama nobagira nibemere bacuruzwe. Hari umuntu wambwiye ngo iwe iyo abonye comment mu biganiro bye imuvuga nabi, ngo nanje nkoresha email yanje ya YouTube akabona ko ari njewe nkamusubiza nawe nkamuha gasopo. Ati byanaba ngombwa hari wambwiye tiyo hari umuntu utanze comment muzi nzi n'ahantu akorera ndahamusanga nkamubwira nti se bundi iyo comment bite ko numva mudahuye uwo muntu. So njewe comment zizabisoma comment nasanze ziba mu shetani nazirekeye Uwiteka n'abandi. So urumva, yego icyo nabwira abantu bazo uko byagenda kose bazacuruza. Okay. Nibagira umugisha bakagwa rero kuri weakness yawe bazayicuruza, ariko iyo weakness abantu rero bazazicuruza ntibazamenye, ntibazagire ngo uwo muntu akoze icyo abandi badakora. Ni ameze nk'abari abantu nyine bari yo mu bishanga, mugani w'aba TikToker. Yego. Tuba tuvuga ngo hari abantu baba mu bishanga nyine abantu batazwi. Yego. Ibyo bakora ibyo nabari abakora. Yego. So gusa aho bataniye kuko bamwe babikora bazwi abandi bakabikora batazwi. Ndagushimiye cyane, ndashimira n'abantu bose twabanye kugera ku musozi w'ikiganiro. Mwakoze cyane, mukomeze mugire ibihe byiza mwese muri rusange. Ciao ciao.